rero abantu mwese mutegereje inkuru nziza ya Rugaju Rigani yamaze kuba inkuru nziza cyane cyane ko bayiteze mwese. Reka mbabwire ko mwamaze gusubizwa mbere ko mbabwira ibyabaye ndetse n'ibimaze kubera mu rukiko. None ahangaha ibibereye mu rukiko rwa gisirikare, reka nze gato mbanze mbumvishe kano gakeregeshwa kabanje kuvugwa mu gitondo cya kare, ariko none mpite babwira noneho aka kanya uko bimeze. Banza mve mu gitondo cya kare inkuru yaharamukiye ku mihanda. Uzi ko kibyandika ngo Rugaju arafunguwe, uzi ko abitwa batayikura indahiro bahise babiburekinga bigira ibiri byo, abitwa barya inyonza mbona barakonfirimye. Noneho mbona aba youtubers batangira kumbaza ba kamarade Faxman bande bati hari icyo bizonda avuga ngo ntacyo mbiziho, ariko baramutse bafunguwe cyangwa se bavugaga Rugaju aramutse yafunguwe abantu babimenya bwa mbere, ntabwo ari babitangaje. Hari abantu buriya umuntu wese agira abantu be. Rugaju aramutse yafunguwe hari abantu bagomba guhita bivuga, agira inshuti hano hanze, agira abantu bagomba kwimenya mbere y'abandi. Rero iyi ni inkuru yamaze kuzanwa n'uwo bita Rameke, umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane by'umwihariko nka X cyane cyane. Rero ukuri kundi kwahise gusohoka nyuma y'iminota itarenze 15 ku bari bari mu rukiko, bahise bandikira by'umwihariko abari bari muri studio babwira uko bihagaze. Reka wumve noneho ibibaye, noneho bikaba n'inkuru mbi iteye ubwoba. Abenshi mwabikekaga, ndi kubanza kumvisha gakeregeshwa mukanda bumvisha byose uko byatangiye ndetse nuko magingo yangaya bihagaze, bumvishe umwanzuro umaze gufatwa mu rubanza uko uhagaze. Banza wumve kano kantu witonze, ni kari ka breaking news kari kamaze gusohoka ako kanya, uretse wumva uko bahise bagasoma, ubundi ibintu byose uze kugenda ubyumva neza. Bamwe ko nge banyita Mr K, ibayita Igitabo TV Rwanda. Umva kano gakeregeshwa. Ari n'amakuru aduha yo mu rukiko ati Maître Jean Paul wunganira Capitaine Penina ari gusaba ko urubanza rusubikwa kuko bombi bataganiriye kuri dosiye kandi Penina akaba arwaye. Havuzwe ko yikubise hasi muri gereza kubwo kubura amaraso kandi atwite. Abandi ba Maître batandatu n'ubushinjacyaha banze ubusabe bwa Penina. Bivuze ngo uyu Maître Jean Paul wunganira Capitaine Penina yubahaga amafaranga, ari kwifuza ko urubanza rusubitswe bakomeza gufunga kuri bose, kuko ngo we ngo ararwaye yikubise hasi muri gereza kubera kubura amaraso kandi atwite. Bati ntabwo twaburana uwo nunganira arwaye, mureke gusubikwa n'abandi bose ko ari dosiye imwe bisubitswe basubira muri gereza. Ariko abametere babyanze, sinzi ko abanyamategeko nibo batubwira, sinamenya igikurikiraho. Kirenga ariyo of course Maître Kirenga afitemo arimo araburanira abantu batari munsi ya 6 mu bafunze. Ntabwo ari rikari gusa, araburanira abantu benshi. Kirenga numvaga ari rikari. Kirenga araburanira Rugaju Rigani, araburanira ngira ngo Kagimbura, araburanira Manu, araburanira abantu nka 6. Na Jire Rutarimara. Ndamwemeye Metranga rwose. Ubu noneho nzayakora nawe sinzongera kumusuzugura. Jene muto cyane rwose. Cyane gushoboka kuvuga ngo azanye guhagarara ingana na Kirenga. Ni muto pe, ni muto. Je nahoze numva ko aba Maître abari abantu bakuze. Kugeza ngangire ngo none warakara mumaze kumvamo, mumaze kumva impande zombi ibyaramutse ndetse n'ibyavuzwe mu minota mike ishize. None ahubwo mushaka kumbaza muti ubundi byatangiye gute, byagenze gute? Nibyo bintu tugiye kumva ido nido, tukumva akantu ku kandi. Nyamuneka abasenga musenge, ariko ibintu byamaze gukomera. Uyu Penina yamaze kuba Penina ngo mu rukiko, ibintu byamaze kuba ibindi. Ese ubundi uyu muntu ni muntu ki, ameze ate ku buryo ahagarikisha abantu bagera muri 20 hafi na 5? Reka noneho twumve ido nido, twumve akantu ku kandi. Ni nyuma yuko nyine Sam Karenzi nyiri SKFM rwose, bamwe mu bantu banakora ibintu by'umwuga kandi bigaragara bikanagenda neza cyane, bamwe mu bantu bakunzwe cyane, nanjye ubwanjye nemera batanga amakuru y'ingenzi. Reka twumve uko avuye mu rukiko yatangaje uko byagenze kose, uko byatangiye ndetse nuko bimwe mu bihuha byatangiye kugenda bivugwa kuri bano basore. Reka dutangire duhere ikiganiro cyacu aha hantu. Wibuke kandi subscribe, like, share na comment. Ngira ko resource y'amakuru yose twayakesheje SKFM. Reka none dutangire kuri aka kantu. Ntabwo birakunda, araburana uyu munsi.
so abahungu n'abadamu n'abakobwa rwose bameze neza. Hari abatarabyakira, hari ababyakiriye, hari abatabyumva, hari ababyumvise, harimo ni ibintu bivangavanze nyine, ni ibintu bivangavanze, ariko mu by'ukuri abenshi muri bo barabyakiriye. Hari abo ubona bikigoye nka ba Jangwani, Rikari, mama warahagera yarira nawe akarira, urumva ntabwo byoroshye, ariko muri rusange ibyo ni ibisanzwe by'umubyeyi n'umwana nyine, ariko muri rusange ntabwo ari ibintu bikomeye. Bari free cyane kuko baravuga bati nta buriya gufunga umuntu wese yafungwa, ariko ikibazo ni ukumenya ngo wafungiwe iki. Aho niho bigoranira. So hari abavuga bati bibaho, ni iperereza nyine, ni kubazwa, ni gukurikirana, inadefite uburenganzira bwo gukurikirana ibyayo, kandi mu by'ukuri ibivugwa n'iby'amatike turayafite, twarayakatishije kandi twakatishije muri iyo nzira. Tugomba gutanga ibisobanuro nyine, hakaba havuga twabitanga tudafunze kuko ntacyo tubona cyadufunga. Abantu babyumva buri umwe abyumva ukwe, ariko abahungu bamaze kubyumva, bameze neza nyine. Ntiwamera neza muri gereza, ariko bakubwira ko bafunzwe neza cyane, bafunzwe neza, ibyo bashaka barabibona, ibyo kurya baryamye neza, bafite n'ababasasira ibitanda n'ababafasha, bameze neza. Ntabwo nyine ari bwa buzima bwo muri gereza budasanzwe uvuga ngo nturyama, nuko wambaye inifomu ukaba utanasohoka. Ariko vraiment no gushimira abashinzwe military, kuko n'ingabo muri rusange bo baravuga ko bameze neza, donc bafashwe neza nubwo bafunze. So ni ibindi baraganira, barakubwira bati ese wafunganwa na anta ukagira ikibazo, na story zitarangira. Abavuga abayotsa abantu bavuga ati ariko nkawe Rikari Mutasi ufungwa gute? Karenzi nta kintu yagufasha, ni gute ataragukura hano? Karenzi ko akomeye, Karenzi ni gute atagukura hano kandi agerayo? Ati wowe Rugaju, wowe uri hano gute? barore ko ari umuntu narinzi ko ukomeye, tuba tubona akora ama interview akomeye n'abakomeye ngo atubu yigize ngari yo abakomeye ngo atubu yigize ngari yo byanegeye ngo arabwira ati jewe nta kazi mfite, ntaho mbarizwa, ndi umwagenti uri aho usanzwe. Ati mwebwe bimeze biti? aho mukorera ko bataba yagera kuri Jangwani ati wowe ikikuvugira, ati wowe Jangwani igihe wikarangiye turi kumwe hano gute? So bagerageza kwiha morale, bakaganira, baratwumva cyane. Uretse uyu munsi ko bidakunda ko bagiye kuburana, turabigarukaho, ariko bumva radiyo, barakurikira ibivugwa hanze, bari mu rujijo nyine dusanzwe rwo muri gereza. Harimo abadamu, abakobwa ubona nyine, abo muri shike b'abacuruzi, abayobozi nababwiraga nabo ntago bumva neza uburyo bisanze aho hantu. Ariko nyine amakuru meza nuko ejo turi aho turimo tuganira nabo, tubaganiriza umwe kuri umwe. Nari najyanye na Patrick namenye, n'abandi ba David Kivenge twarajyanye, n'abandi benshi twahuriyeyo, banyamupira, ba sportif babasuye, n'abanyamakuru bagenzi bacu bose bari bahari, ba Faustino,
ba hit claude ba Ephraim ngira ngo benshi bari baraje ngo baje nyuma ho gatoya. So haje umuyobozi arabahamagara bose abari muri iyo case abamenyesha ko kuri uyu munsi bagomba kujya kuburana. Baraburana iki? Zarababwira ati nimugoroba murazamuka i Kanombe mujye gusoma amadosiye yanyu urubanza uko rupanze uko ruteguye hanyuma ejo muzaburana. Uyu munsi rero ngira ngo na Reva yahoze atubwira sinzi niba hari n'amashusho yashoboye kohereza niba barayisumbuyeho badufashe ko ariko bageze i Nyamirambo ku rukiko rwa gisirikare aho bagomba kuburanishwa nyine. Ubwo by'urubanza twagiye tubigarukaho baraburana ku rwego ni baraburana detention ibyo bita iminsi 30 ifunga n'ifungurwa. Ibyo rero bisobanuye uraburana ufunze cyangwa urataha birashoboka ko bataha ukurikiranwe uri mu bibaha n'amahirwe yuko bashobora gusohoka kuri stage hari amahirwe yuko gutaha bose ariko hari amahirwe yuko ukurikije ibyo abanyamategeko bavuga ibyo aba lawyer babo bavuga babunganira iby'urubanza n'urubanza nyine cyane ko ari n'urubanza rwa gisirikare burya rwo ruba runagoye ariko uko bavuga bakurikije dosiye uko imeze bakurikije ibyo bavuganye n'abashinjacyaha bavuga ko rwose ntibazi ngo ni bose cyangwa ni babiri cyangwa ni batatu ariko bavuga ko majorite abenshi muri bo nta cyatuma baburana bafunze nta cyatuma baburana bafunze kubera ko baguze amatike binyuze muri channel izwi ya APR uwo bahaye amafaranga arazwi ofite igikomeza urubanza ngo n'uwitwa Penina kandi nawe arimo akaba yari supposed kuba yarabikoze arahari ariko arabihakana nabonye mu nkuru ngo avuga ko ayo mafaranga abayamuhaye bari bafite ibindi bagura bisanzwe bitari amatike nta mafaranga nyine ahakana ko Georgine nta mafaranga y'abantu yamuhaye yo kubagurira amatike akavuga ko n'abayatanze kuko urumva indege yajyanye APR yasize bamwe mu bantu abo basigaye rero basabwe kongeraho amafaranga kuri ya yandi y'ubukerere bw'indege Georgine rero ko yari yajyanye n'ikipe yarababwiye ati n'ubundi amatike yanyu yaguzwe n'uwo Penina sibyo tugewe nagiye abaha nimero kuko ngo bari bakoze groupe ya WhatsApp bahuriramo abaha nimero ya Penina arababwira ati uwo niwe wabaguriye amatike sibyo ayo mafaranga y'ubukererwe niba ari 100 ngo nabingahe yose aba ari we muyaha n'ubundi kuko jewe namaze guhaguruka ubu kuyama ntacyo byafashe so bose bayoherereza wa wundi wa musirikare ubishinzwe nyine ngo witwa Penina ngo bose uko bangana bamwohereje ayo mafaranga yo kongera ku bukererwe bw'itike sinzi niba mubyumva neza urumva rero bakavuga bati ibyo byose twayamwoherereje kubera abenshi muri bo bakavuga ko bo bayohereje bazi ko ari nk'umuntu ufite kampani y'amatike ntabwo bari bazi ko ari umukozi wa Minadev urumva Georgine yabahaye nimero bumvaga ari nka deal ari nk'umubroker ko babagurisha amatike y'indege nyine urumva wenda ariho amatike yaguzwe noneho kubera ko habaye ubukererwa bakaba bagomba gutanga ayo mafaranga yandi y'inyongera so abenshi ngo ntibari bazi ko ari n'umukozi wa Minadev uko babivuga bo bohereje amafaranga gusa yo kugira ngo itike y'indege bayivalide so bakavuga bati abaroya bakavuga bati rero niba Georgine yemera ko amafaranga ya mbere y'amatike yayakiriye akayashyikiriza Penina hanyuma Penina akaba yaranohererejwe ya yandi yasigaye y'inyongera ati bigaragara ko bo nubwo bigomba nyine guca mu rubanza ariko bigaragara ko bafite ukuri nuko rero bihagaze ubwo ibindi ni urubanza nyine
ni urubanza kandi mu rubanza ntihakora kwifungwa n'ifungurwa ntihakora there is hope. ukuri hakora akora ibimenyetso twizere ko bafite ibimenyetso byose bibarengera turabifuriza gufungurwa nta musiporutifu twifuriza gufungwa imana ibafashe urubanza rugende neza abadafite amakosa barekurwe basubire mu buzima busanzwe ubona byarabagoye cyane bavuga bati hari byapfuye ibyumweru bibiri birashira ejo bafite harimo ariko nk'abarigani bagiye mbere bagiye kuwa gatatu yego urumva nka Jules Rutaremara yambwiye ko yari afite abakiriya hano b'abanyamahanga bafitanye amasezerano yo gukorana hano bakamwishyura ngira ngo 52,000 by'amadolari. Jules Kazungu aramuzi wabaye visi perezida wa Bugesera uri mu bayobozi b'abafana ba PER muri Kigali yambwiraga ko cyamubabaje cyane nuko abo bakiriya b'abanyamahanga bari hano nta n'undi muntu bahazi. Jules yitabazi ko ari butahe yagezeyo bahera mu gihirahiro babura uwo bavugana urumva barinda ngo bafata indege basubirayo igihombo ahomba 50,000 bingahe by'amadolari y'ako kazi urumva ndabona Traoré hari n'amakuru aduha yo mu rukiko ati Maître Jean Paul wunganira Capitaine Penina ari gusaba ko urubanza rusubikwa kuko bombi bataganiriye kuri dosiye kandi Penina akaba arwaye. havuzwe ko yikubise hasi muri gereza kubwo kubura amaraso kandi atwite. Abandi bametre 6 n'ubushinjacyaha banze ubusabe bwa Penina. Bivuze ngo uyu Maître Jean Paul wunganira Capitaine Penina yubahaga amafaranga ari kwifuza ko urubanza rusubitswe bakomeza gufunga. Kuri bose kuko ngo ararwaye yikubise hasi muri gereza kubera kubura amaraso kandi atwite. Bati ntabwo twaburana uwo nunganira arwaye mureke gusubikwa n'abandi bose ko ari dosiye imwe babisubitswe basubira muri gereza. Ariko abametere babyanze sinzi ko abanyamategeko nibo batubwira sinamenye igikurikiraho. Kirenga ariyo of course Maître Kirenga afitemo arimo araburanira abantu batari munsi ya 6 mu bafunze. Ntabwo ari kari gusa araburanira abantu benshi. Kirenga numvaga ari kari. Kirenga araburanira Rugaju Rigana araburanira ngira ngo Kagimbura araburanira Manu araburanira abantu nka 6. Igitabo TV Rwanda